Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubasobanurire amwe mu mazina ndetse n'ibyiza byayo wakwita umwana wawe, kandi uwo mwana akaba ari umwana uri mu biganza bya Allah. Nk'uko bivugwa ko umwana ni izina ryiza nabyo ari ibyo Imana yishimira. Reka dutangire ku izina rya mbere. Izina rya mbere wakwita umwana wawe ni Adhahir cyangwa se Dhahir. Iri zina ubusobanuro bwaryo ni uboneka, ritangira risobanura ko ari uboneka mu magambo make, ariko iyo ugiye kurambura iri zina bisobanura ngo niwe usumba byose, kandi akaba nta n'ikimusumba, kandi akaba ariwe ufite ubushobozi kuri buri kintu. Ni rimwe mu mazina y'Imana ariko wakwita n'umwana wawe. Reka tujye ku izina rya kabiri, Samiyu cyangwa se Asamiyu. Samiyu, iri ngiri ni izina wakwita n'umukobwa, ariko reka turebe ubusobanuro bwaryo. Nyirukumva cyangwa se uwumva, nyirukumva. Iyo ugiye kurambura iri zina risobanuye uwumva amabanga yose, ndetse n'ibiri kugaragara cyangwa se n'ibiri ku mugaragaro byose, yumva amajwi yose, ko yaba yihishe kose cyangwa yumvikana kose, niwe wakira ubusabe bw'umusabyi. Iri ni izina mu mazina y'Imana ariko wakwita n'umwana wawe. Irindi wakwita umwana wawe, iri ngiri ni izina abantu benshi badakunda kwita abana babo, Qadir, Qadir cyangwa se Al-Qadir. Iri zina risobanura nyir'ubushobozi, nyir'ubushobozi, ariko wajya kurirambura ugasanga ni ushobora byose, nta kimunanira ku isi ndetse no mu ijuru, akaba ariwe ugena buri kintu icyo ari cyo cyose. Al-Qadir, iri ni izina naryo wakwita umwana wawe, cyangwa se ukamwita Latif. Latif ntabwo ari benshi uzasanga bita abana babaye amazina Latif cyangwa se Al-Latif. Ni mu mazina y'Imana nk'uko twagiye tubirebera hamwe. Latif bisobanuye umumenyi, umumenyi w'ibyihishe. Uyu mumenyi w'ibyihishe, nubwo izina rye ritangira ariko rifite ubusobanuro burambuye, bisobanura usobanukiwe ibyihishe cyane kandi nta n'ikimwisoba. Muri make nta na kimwe cyamwisoba, akaba ari we ugeza ku bagaragu be amafunguro, zaba mu nzira zihishe cyane cyangwa se no mu buryo utateganyaga. Al-Latif, iri zina nizere ko ushobora kuba waryita umwana wawe kandi ukumva ko ari izina ryiza. Iri ngiri ni izina nanone tujya gusozezaho, nk'uko tuzakomeza nanone dukomereza ku yandi mazina twasobanuye. Iri ni izina ryiza kandi nanone rifite ubusobanuro bwiza, Khabir. Khabir cyangwa se Al-Khabir. Khabir bisobanuye umumenyi wa byose, umumenyi wa byose, usobanukiwe ibyihishe, kandi akanaba agize gute, akaba anasobanukiwe ibigaragara byose. Ntabwo bifite ubusobanuro burebure, n'aha ngaha busoreje, ariko Al-Khabir ni mu mazina meza wakwita umwana wawe kandi atariswe n'abantu benshi, cyangwa se amazina adafitwe n'abantu benshi. Niyo twe twabateguriye ano mazina, ariko bitanavuga ko na nyuma yaho tuzababwira andi agiye atandukanye kandi n'ibisobanuro byayo mu buryo bugiye butandukanye. Wakoze kubw'umwanya wawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.